kuri live, hari ibyo turimo dushyira ku murongo, hari nabo turimo dushyira ku murongo kubera ko hari abantu babona dutaka, twavuga agahinda kacu, bakabyita imikino, bakabyita ngo amarira, bakabyita ngo amatiku, bakabyita blague, ariko narababwiye ngo ababafana n'ababakunda bazabyemera uko babona abo bantu bamaze gucomoka bageze hakurya iriya. Reka rero dusenge. Nta muntu ngiye nifuriza kujya ku kiwanja, ariko abantu bose baba bari mu mugambi wo gushaka kunyica, abantu bose baba bari mu mugambi wo gushaka kunyivugana. Naratatse nkajya mvuga ni hari abantu uyu munsi hari n'abanyamakuru barimo kuvuga bati turabizi ko yakorewe menace. Ubwo dutegereje inzego zibishinzwe gukora iperereza no gukurikirana kesi yanjye kubera ko ikirego twaragitanze. Ibisigaye ni ukubiharira inzego zibishinzwe, kubera ko narabivuze kenshi abantu bakajya bavuga ngo diriza ngo ni amatiku, ariko kuri no shuro ubutabera buzagaragara. Ubutabera ndabizi ko nzabona ubutabera. I am pretty sure ko nzabona ubutabera kuri no shuro. So ndabakunda sana, ndabaminiya sana, Imana ibamugisha. Mwakoze cyane, mwakoze guhesha umugisha Isa New Boy. Umuntu wese witanze, wohereje 10, wohereje 20. Ye baba we, ibaze nimba utarabona video y'uno mukobwa ewanu no mukobwa witwa Kisitu Kirabo, ukaba uri muri comment uri kuvubaza ngo iyo video nayikura hehe. None akano kanya ewanu uyishakira full video, pana bari kuba utu video twuduce, we nyandike mitenyigwa yose iri full video. Nimero yanjye ya WhatsApp ni 0793 342 225. we nyandikira none akabisa ewanu mitenye kugezaho 5 kwa 5. Mwese mwereje ama message munyifuriza isabukuru nziza y'amavuko. Hanyuma reka mbabwire ngo ubu ngubu new chapter, ubuzima bushyashya bwatangiye, kandi I am pretty sure ko you're going to enjoy the journey. You guys, you're going to enjoy the journey. So ndabakunda sana. Isa, ijambo rya nyuma ubundi dusoreze hano, hanyuma dusenge, dushimire Imana, hanyuma tuzasubire ku wundi munsi. Ijanyine basi kuvugana n'abantu bawe nshuti zanje. Ubu ngubu agamasaha dore gwa mugani gw'umuntu wakoze amasaha, usibye gwa mugani ni Imana yabikoze. Dore ubu ni saa 7:32. Tugomba kujaja turahura buri munsi amanywa na nijoro. Ubu ngubu isura zacu, ubu ngubu ugize igihe gutandukana, ariko ku Mana turakomezanya. Ubu ngubu kubera ko tugiye gusinzira, nitukanguka turakomezanya. Ndabashimye cyane. Mwakoze cyane. Munyemerere nanjye mbashimire nanone, hanyuma nanone dusenge. Twari tumaze iminsi tutaza hano kuri live, hari ibyo twari turimo dushyira ku murongo, hari nabo twari turimo dushyira ku murongo kubera ko hari abantu babona dutaka, twavuga agahinda kacu, bakabyita imikino, bakabyita ngo amarira, bakabyita ngo amatiku, bakabyita blague, ariko narababwiye ngo ababafana n'ababakunda bazabyemera uko babona abo bantu bamaze gucomoka bageze hakurya iriya. Reka rero dusenge. Nta muntu ngiye nifuriza kujya ku kiwanja, ariko abantu bose baba bari mu mugambi wo gushaka kunyica, abantu bose baba bari mu mugambi wo gushaka kunyivugana. Naratatse nkajya mvuga ni hari abantu uyu munsi hari n'abanyamakuru barimo kuvuga bati turabizi ko yakorewe menace. Ubwo dutegereje inzego zibishinzwe gukora iperereza no gukurikirana kesi yanjye kubera ko ikirego twaragitanze. Ibisigaye ni ukubiharira inzego zibishinzwe, kubera ko narabivuze kenshi abantu bakajya bavuga ngo diriza ngo ni amatiku, ariko kuri no shuro ubutabera buzagaragara. Ndabizi ko nzabona ubutabera. I am pretty sure ko nzabona ubutabera kuri no shuro. So ndabakunda sana, ndabaminiya sana, Imana ibamugisha. Mwakoze cyane, mwakoze guhesha umugisha Isa New Boy. Umuntu wese witanze, wohereje 10, wohereje 20, wohereje 5, 1000, 100, amafaranga 10, amafaranga 20, Imana ibamugisha. Hanyuma indirimbo yitwa Yakaremye, mugende muyishake, muyisharinga everywhere like everywhere you go. Iravuga ngo urukundo rwarakonje mu bantu, kandi nta n'umwe ukita ku bumuntu.
ubuzima bwasimbujwe urumiya rurema bintu tabara abana bawe sindi uwa nyuma sindi n'uwa mbere nshyiraho ushaka iyakaremye ni nayo ikamena nshyiraho ushaka tuba mu isi igezweho nyamara imitima yo yarashaje tuba mu isi igezweho nyamara imitima yo yarashaje tutamenye indirimbo yitwa iyakaremye. Thank you so much. Munyemere dusenge. Isa reka twubahe Imana dusenge, sibyo? ibyo Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, Mana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje. Mana ya Yakobo na Mana ya Isaka na Yakobo, turagushimye kuko wambukije Abisirayeli inyanja itukura bakiza Abanyagiputa bari bashaka kubica kubera bari bafite umutima mubi wo kubakuraho. Urinda imibiri zabo n'ubugingo bwabo, izina ryawe ryagucuwe. Amen. Turagushimye dukiza Abanyegiputa bagiraga umutima mubi nta muco bagira, kandi turi abana bawe, ubwoko bwawe turakwiyeretse, udufasha gukomeza kubana natwe. Abafite umutima w'urukundo bakomeze, inshuti z'igihugu zikomeze, igihugu cyacu kirinde, urinde inshuti zifite umutima. Aba bantu bose turi kumwe kano kanyu bakomeze, bahe ubutunzi, barindire ubuzima n'amagara. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa, munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp iri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu Murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emeline, abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu Minisitiri w'Urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu Murundi kazi. Nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona, nawe video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 0793417225 ubundi nziguhereze tu, ubundi ukande subscribe, ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisa ubundi ngutemo.